Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nshuti zanjye, aho muherereye hose ndabakunda cyane. Wowe nshuti yanjye tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, ni ukuri ukomeje kuntera imbaraga, ukomeje kunsapotinga mu buryo buri morale. Iyo turi kumwe mu bihe byiza byo gusenga, numva nujujwe izindi mbaraga. Imana rero iguha umugisha nshuti yanjye. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, mwebwe tubana buri gitondo muri niba ture, Imana ibanezeze, Imana ibaha umugisha. Ni ukuri muntera imbaraga mu bihe byiza byo gusenga. Ni ukuri inshuti nziza zibana neza zikabana mu bihe byose. Imana ibampera umugisha muri inshuti z'umumaro ku buzima bwanjye. Munyemerere dufatanye gushima Imana. Izinze ijoro izinguye amanywa, Imana ntihabwe icyubahiro. Dukandagiye muri uyu munsi turi bazima, Imana ishimwe. Ntukaburire Imana umwanya, ujye ubyuka ufate umwanya wiherere mu cyumba cy'inzu yawe usenge, urambure amaboko yawe uyishimire, uyibwire uti nzirikanye ibyo wakoze n'ibyo wakoze n'ibyo uzakora. Uri Imana itangaje, uri Imana igira neza, uri Imana itarobanura ku butoni. Uyishimire kugira neza kwayo kwinshi ku buzima bwawe. Imana rero nishimwe itugejeje muri iki gitondo, ntihabwe icyubahiro kuko yongeye kwemera ko tugera kuri uyu munsi turi bazima. Imana ishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byo gusenga, turacyari muri teme y'ijambo ry'Imana ry'iki cyumweru igira iti ese kuzinduka kare dusenga bigira umumaro? Bigira umumaro ki se? Ese kuzinduka kare ugapfukama imbere y'Imana wabibonyemo umumaro? Igisubizo ni yego. Kubera ko iyo wazindutse kare ugasenga Imana, uba weretse Imana ko ariyo ya mbere mu buzima bwawe. Uba weretse Imana ko ariyo ushyira imbere y'ibintu byose. Kandi uko Imana uyibanza, uyishyira imbere, uyishyira hejuru, uyiramya, uyihimbaza, uyishimira, niko nayo irushaho kuvuga ngo umwana wanjye azirikana iby'imbaraga zanjye zimubeshejeho. Imana bikayitera kongera igakora, ndetse ikongera ikanakurinda, igahagarara mu masezerano yasezeranye ku mwana w'umuntu, ikabigushyiriramo neza. Ni byiza rero kubyuka kare usenga Imana, kuko harimo no kwica imigambi y'abadayimoni, harimo no kongera nawe kwikorera deliverance muri icyo gitondo cya kare. Ugakora deliverance ku mubiri wawe, ndavuga kwibohora, ukabohoza n'ibyawe n'abawe, kubera wazindutse kare nta kajagari n'umujagararo uragira. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo ujye uzinduka kare. Nimba ari 10:00 uzinduke ukubita ivi hasi, ubanze Imana uyihamagare, nayo izumva iri mu gihugu cyo mu ijuru, yumve gusenga kwawe ikugirire neza. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero muri iki gitondo cya niba ture twongere dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Mose, igitabo cya Mose cyo kuva ibice 8. Turasoma umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo icyago cya 4 hatera ibibugu. Ibi ni bya bitangaza Imana yakoresheje Mose imbere ya Farawo muri Egiputa. Ubwo Imana yari yamubwiye ngo ujye mu Egiputa ubwire Farawo uti rekura ubwoko bwanjye bugende bujye gutambira Imana yabo. Hanyuma reka dusome uyu murongo. Ibi ni ibyago byagiye bibera muri Egiputa kugira ngo Farawo n'Abanyegiputa bamenye yuko Abisiraheli bafite Imana ifite imbaraga, bamenye ko bafite Imana itari ikigirwamana, bamenye ko bafite Imana nyamana. Imana ishimwe. Yahakoreye ibyago, yahakoreye ibikomeye, ibateza ibyago, igaragaza imbaraga zayo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturuturu, uhagarare imbere ya Farawo,
urumva ijambo ry'Imana riracyakubwira ibyerekeranye no kuzinduka. ni ukuvuga ngo iyo uzindutse ucagagura imbaraga z'ibikomeye n'ibikomerezwa by'abadayimoni b'ahantu hejuru, imyuka tutarebesha amaso ariko ituzengereza ikorera mu bantu no mu bintu. rero iri jambo Uwiteka abwiye Mose, aramubwiye ngo uzazinduke kare mu ruturuturu. mu ruturuturu ni cya gihe uba utarabasha kureba neza umuntu, amaso yawe aba atarabasha guhinguranya umusozi ngo urebe hakurya. rero ube wareba ikintu kiri gukorerwayo. Imana ibwiye Mose ngo uzazinduke kare mu ruturuturu. nanjye ndi kukubwira ngo ujye uzinduka kare mu ruturuturu, uzinduke kare, uzinduke usenge, uzinduke butaracya, uzinduke amajwi agicecetse, uzinduke usenge Imana, uzinduke uhamagara Imana, uzinduke utakambe, uzinduke utake, uzinduke usaba Imana umugisha, uzinduke utege amaboko, uzinduke utege ibiganza byawe, uzinduke kare kare mu ruturuturu. Uwiteka abwiye Mose gutyo ngo nurangiza uhagarara imbere yande ya Farawo. nawe Farawo ni ikibazo cyawe, Farawo ni icyo kigeragezo cyakubushabushe, cyakubujije amahoro, ni ikigeragezo gituma utaka amanywa na nijoro. uzazinduke kare kare mu ruturuturu, hagarara imbere ya Farawo wawe. icyo gihe Imana yikorere imirimo n'ibitangaza. hanyuma azaba asohoka ajya ku ruzi ngazaba asohoka ajya ku ruzi. uruzi bavuga aha ni rwa ruzi rwa Nili, hahandi umukobwa wa Farawo yaje gukaraba akabona Mose, akamuvana mu ruzi akamukuramo mu gatebo yari mama we yamuboheye, ari kureremba ku ruzi. urwo ruzi rero bakundaga kujyayo abantu bo kwa Farawo. aho ngaho rero niho Farawo yazindukaga ajya, yaba yaragendaga agiye guterekera, yaba yarajyaga agiye gukaraba. ariko ikigaragara cyo ni uko Farawo yakundaga kuzinduka ajya ku ruzi. hanyuma rero Uwiteka arabyitegerezaga, yitegerezaga uburyo Farawo buri munsi azinduka ajya ku ruzi. aravuga ati rero wowe umutange uzinduke kare kare mu ruturuturu, atarajya ku ruzi, agiye gusohoka ajya ku ruzi. Imana ishimwe cyane. nawe ujye uzinduka kare kare, utange umwanzi wawe, utange ikigeragezo uko byaraye bipangwa byose, uzinduke ubimenaguze isengesho, uzinduke ubwira Imana uti Imana, ibyarawe bitongerwa byose, ibyarawe bikorwa mu buryo bw'umwuka, amatekinike, abaraye bavuma, abaraye bacuragura, abaraye baroga, abaraye bacura imigambi mibi, abaraye basinya, ubwira Imana uti mu izina rya Yesu iyo migambi yose uyivuguruze mu izina rya Yesu Kristo. usenge uvuga uti ndi umutsinzi, ntabwo ngomba kuneshwa, mbese wiyaturireho imbaraga zidasanzwe. uvuga uti uyu mwaka w'ubukene mu izina rya Yesu, mu ruturuturu rwa kare abadayimoni bataragira ibindi basohoza, uvuga uti ndabwanze muri ibi biganza. nawe wihumanuze ijambo ryawe, kuko wowe uri nk'akanwa k'Imana. mu ruturuturu mu gitondo cya kare baravuga ngo utaracira amacandwe ya mu gitondo uhamagara Imana, uvuga ngo ibi biganza byanjye ndabihumanuye bibi byo kwakira, ukuze umuyaga w'ubukene mu biganza byawe, kugira ngo ibyo ugiye gukora, akazi werekejeho kakubera umugisha, ngo uzabyuke kare mu ruturuturu. niko Imana ivuze, uzinduke kare mu ruturuturu, hagarara imbere ya Farawo. hanyuma azaba asohoka ajya ku ruzi. umubwira uti Uwiteka aravuze ngo reka abantu banjye bagende bankorere. Imana nishimwe. uzategekera muri iri jambo, utegeke uvuga uti wowe Satani n'abadayimoni, rekura umugisha wanjye mu izina rya Yesu. nurekure naguke, nurekure akazi kanjye kagende neza, nurekure iterambere rize mu rugo rwanjye, nurekure. Farawo ni icyo kibazo, Farawo ni ubwo bunebwe Farawo ufite, ni icyo kibazo kikuriza. nubyuka kare, ukabyuka kare mu ruturuturu, ugasenga Imana, 12:00 ukaba wikubise muri dushe ugacaho, uzagenda uhure n'umugisha wawe. niba akazi kose wumva wakora, uzajya ubyuka kare ugashakisha, ubanze isengesho mu ruturuturu, ukurikizeho kujya gushakisha, ubanze Imana hose muri byose. Imana ishimwe cyane. navugaga ngo rero kuzinduka kare bifite umumaro.
bifite umumaro mu buryo bwo gusenga, bifite n'umumaro mu buryo bwo gushaka imibereho. Iyo wazindutse kare ukora akazi kenshi kandi ukagakora udafite umunaniro, kuko iyo ugiye uhubagurika wakererewe amasiteresi akubana menshi. Amasiteresi agenda yiyongeranya kuko wagize puresha y'uko wakererewe, ugezeyo wenda n'umuntu aragutonganyije ko akazi ke wakishe, ubwo siteresi zirazamutse ugasanga uririrwa uhubagurika mu bintu byose. Rero ijambo ry'Imana riri kukubwira ngo kuzinduka ni umumaro mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, mu mikorere isanzwe no mu buryo bwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha, muhahe muronke. Shalom shalom.